Congolaise, Congolais, bakongomani kazi bakongomani bavandimwe bangiye nkunda dans la marche d'une nation, mu iterambere ry'igihugu exige davantage mu bihe bisaba ibirenze ubuyobozi buriho ubu commande bidusaba gutekereza ku hazaza hasobanutse neza kandi twategurana ubutwari. lorsque les défis mettent à l'épreuve Iyo turi mu igeragezwa ry'ibibazo ubumwe bwacu n'iherezo ryacu rusange tugomba kumenya uburyo bwo kurenga ibyo biriho ku biciro bisabwa gukusanya imbaraga zacu maze tugahindura ikigeragezo nk'amahirwe yo kuzana ivugurura. Kandi muri uyu mwuka w'inshingano de rassemblement et de ubumwe no kwizerana mu hazaza ibyo ndimo kuvuga uyu munsi mbwira igihugu depuis son accession à kuva tubona ubwigenge notre pays a connu igihugu cyacu cyagize ibihe byiza birimo n'ibyiringiro bamo ndetse no gukorana ubutwari butangaje bugera ku ntsinzi ari nabyo twishimira. mais il a également traversé Ariko twananyuze mu bihe by'ibibazo twageragejwe mu buryo bukomeye bituma haboneka igabanuka ry'inzego n'ibisubizo birambye byari kuza. Bitewe n'ubwigenge twagize repubulika yacu ikiri nto yahanganye n'ibibazo ku kwitandukanya ku makimbirane ya politike ku kwivanga kw'amahanga ndetse no ku rugamba rwo kurwanira ubutegetsi. vinrent ensuite les longues Ibi byose byabaye nk'imiyaga yaje igihe kirekire bivanaho imbaraga zacu guhungabanya impinduka twagomba kugeraho. Intambara zakurikiyeho urugomo ku muryango wacu n'igabanuka ry'ububasha bwa leta yewe n'ubujura bwakorewe umutungo wacu. depuis plus de 3 décennies Mu gihe kirenga imyaka 30 iburasirazuba bw'igihugu cyacu bwahuye n'izago biremereye cyane ubugome kurusha ubundi bwose amateka. Imyaka 30 ntabwo ari ikibazo gikomeye twavuga ko ari ikibazo gusa kiri aho ngaho, ahubwo ni igisekuruza cyose cyarimbuwe. Abana bavutse hagati y'urusaku rw'amasasu babaye mu mutekano muke n'ababyeyi babo ntabwo bigeze bamenya amahoro ya nyayo icyo asobanuye. Biri kuba mu gace kacu k'igihugu. Abanyagihugu bacu babarirwa muri za miliyoni bagiye bicwa, bandi bavanywe mu byabo cyangwa se baheze mu buhungiro. Abagore bahuye n'ibintu biteye ubwoba bitavugwa. Imiryango yaratatanye, yarashenywe, imidugudu, abaturage babuze byose, barahungabanye. Ubutunzi bwagombaga kuba bwarateye inkunga amashuri yacu, ibitaro, imihanda yacu n'iterambere ryacu byazanye ahubwo intambara ndetse n'ubucuruzi bwa magendu n'ibyaha mpuzamahanga. à Goma, Igoma, Bukavu, Bunagana, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Beni, Gihugu, Ilumu, Kale, Uvira ndetse n'ahandi henshi mu turere twahuye n'ibyago bikomeye. Abantu mu bisekuru zose bize kuba mu buryo butunguranye cyane, bagiye bahunga bongera kuva mu gace bajya mu kandi bitewe no guterwa n'abantu bashakaga kudutera ubwicanyi ku ngufu. Nyamara hier comme aujourd'hui, ejo hashize toujours résisté. abaturage bacu buri gihe bakomeje kurwana, barwanije mu butwari bwabo binyuze mu kwizera kwabo kandi kubera ko bihambiriye ku bumwe bw'igihugu biturutse ku kwemera gukomeye nk'umuzi muri byose. Tuzi ko nubwo hari ingorane Seule nation turacyari igihugu kimwe gihujwe ndetse yewe gifite icyerekezo kimwe, la République kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigira ireka kubaho ku buryo bwayo ndetse ngo ireke ko abahungu n'abakobwa bayo babaho. aisément cette fidélité à la République Ni uku kwizerwa ko muri Repubulika buri gihe iyo ubusugire bw'ubutaka, ubumwe bw'igihugu, amahoro y'abaturage cyangwa se ituze ry'inzego ribangamiwe bituma abanyekongo bisanga bari mu kaga, face aux armes, bahanganye n'intwaro, amacakubiri yewe n'ibikomereza amateka. Dufite ibyo dushaka kugeraho mu magambo twavuga ngo y'ingenzi. Bityo rero ibiganiro bizaba ngombwa, inzira y'ubwumvikane, ubwiyunge ndetse yewe no kongera kubaka igihugu. nous avons connu Twagize ameza y'inama, inama n'ibiganiro. de ces processus ont empêché Zimwe muri izi nzira zabujije igihugu cyacu gukomeza gucika intege, kandi abantu bafashije mu gusana inzego, gutegura ihindagurika
ndetse no kugira ngo habeho iherezo ry'ubushyamirane ndetse no gufungura inzira ya demokarasi mu gihugu. Inama y'igihugu y'ubusugire yazanye icyifuzo gikomeye cyane kuri demokarasi ndetse no ku kuri mu micungire ya leta. Ibiganiro hagati ya Kongo n'abanyekongo muri Sun City zagize uruhare mu kongera guhuza inzego nyuma y'imyaka myinshi y'intambara ndetse n'isenyuka ry'igihugu. Izindi nama zafashije guturisha ibintu, amakimbirane no gutuma abantu barushaho kubana neza. Ibitekerezo byasaga nk'aho bihanganye byashyizwe hamwe. Izi nzira zatanze umusaruro, imyanzuro ndetse n'imihigo y'ingenzi cyane. Ariko nubwo ari iterambere nk'iri, ibibazo byongeye kugaragara. Ibikomere birahari, imitwe yitwaza intwaro yaravutse, amakimbirane ku butaka ndetse no ku bwenegihugu byarushaho kuba bibi, kandi amavugurura azana imihigo ntabwo aha leta ibihagije kugira ngo izanire ubuzima abaturage bacu bose. Kubw'iki kibazo rero kiri kuvuka ku bumwe bwacu, impamvu nyuma y'imyaka 36 y'ubwigenge igihugu cyacu kiracyahanganye n'ibikurikira: intege nke, guhungabanywa ndetse n'ibibazo byinshi. None kuki abantu benshi batabyemera? Zakomeje kubyara amahoro arambye? Ntibishoboka. Igisubizo cy'iki kibazo nta na kimwe cyabaho mu guca urubanza cyangwa se mu nyandiko y'ibirego y'umuryango cyangwa se igisekuru, ahubwo mu mwanya woroshye kurushaho. Ibintu bikomeye tugomba gusuzumira hamwe birasobanutse neza. Icya mbere ni uko dufite byinshi cyane byasubiza ibibazo byatewe n'ibibazo byo gusangira ubutegetsi aho kuba gusangira guhuzwa kwa leta. Twagabanije imikorere n'imikoranire ku nshingano, nta guhindura bihagije inzego kugira ngo tuzane kurokoka kw'abaturage. Ariko gahunda ya politiki ishobora kuba ikibazo mu gihe bititaweho. Ikigo gikomeye kandi cyemera amategeko gusa kirengera repubulika mu buryo burambye muri kino gihe nuko tukitaho. Icya kabiri nuko ibyinshi muri ibi bikorwa byakomeje kwibanda hagati y'abanyapolitiki mu isanzure ryo guhanahana ibitekerezo, ariko tutitaye ku kuri kw'abaturage bacu. Abaturage bacu ba Kongo bakunze kwitwa ko bashyirwaho n'imyanzuro yafashwe ariko batagizemo uruhare, ntibadatanze umusanzu ku iterambere. Ariko nta masezerano ashobora kuramba niba bitarasobanuwe uburyo bukwiriye ngo bigere kuri wa muturage wo hasi. Icya gatatu nuko ibyo twiyemeje ntabwo buri gihe byajyanaga n'inshingano nyakuri yo kugera ku musaruro. Akenshi umukono wabaye urujijo n'igikorwa, ahubwo gahunda zirasobanutse neza ariko zitarizo, uburyo butamenyekanye bihagije kandi n'uburyo gukurikirana ibintu bukiri hasi cyane. Bityo rero hari igihe amasezerano twizaga ko yaramba yagiye amara igihe gito cyane ugereranije n'imbogamizi nyinshi tutari twiteze zagiye ziza. Izi ntenge zarushijeho kwiyongera bitewe n'andi makosa, kwihutira gushyira intwaro zacu zimwe na zimwe ku murimo tutabanje kwamenya neza impamvu nyakuri. Ikindi, ihohoterwa ryakunze kugaragara nk'aho rifungura amarembo y'urugo. Inzugi zihuta cyane zo kwemererwa mu rwego rwa politiki, gushishikariza abaturage ubwitange, akazi, ubudahemuka bwa repubulika cyangwa se amatora rusange. Gusa abahohoterwa ku ruhande rwabo rimwe na rimwe basabwa kubabarira mbere y'uko batangira kumvwa byuzuye, kandi ibyo bigomba gukosorwa. Twashakaga guhindura ipaji nta mananiza imaze igihe kirekire cyane ipfukirana bamwe. Twashaka kongera kubaka tudafite kujijinganya. Twashakaga kuvugurura leta, nta guhindura by'umwihariko imibanire y'umuntu n'undi cyangwa se ubutabera, umutekano, inshingano y'abene igihugu, ahubwo byitabwe ibyo byose. Kumenya izi ntego cyangwa se izi ntenge ntabwo ari ibyo bivuze kwamagana ibyahise gusa, ahubwo ni ugufata inshingano kuri ejo hazaza kugira hatazaba nk'ejo hashize. Ariko abavandimwe banjye nkunda, intege nke z'imbere ntizigomba kwishyira mu mwanya
wo gushidikanya. Kumenya intege nke zacu si ukuvanaho ibyiringiro byacu. Gushidikanya ku makosa yacu si byo byashyira nanone inshingano zacu ku cyerekezo cyiza. Kuvugurura leta ntabwo ari ukuzana guhangana ndetse no kwirengagiza inshinga tugakora iby'abaturage. Nta mpamvu, nta cyifuzo ndetse nta mvune, nubwo byaba bisa nk'aho ari ukuri, ntabwo bishobora gutuma habaho impamvu yo gufungura inzugi rusange ku bantu ngo ngwino musahure, mwijyanire, mutere akaga abanyekongo. Repubulika y'Amasa Kongo ni uwahohotewe. Iki si igitekerezo cyangwa se inyandiko mvugo ishyigikiwe na Kinshasa, ahubwo yewe byanavuzwe n'imiryango mpuzamahanga. Hafashwe n'umwanzuro 2773 ndetse na 2808 by'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye byemeza ku mugaragaro ko hari ingabo z'abanyamahanga zafashe ibice by'igihugu cyacu binyuranije n'amategeko, bigatera ihohoterwa ku butaka bwacu kandi bagakomeje no kwiba umutungo wacu. Uruhande rwacu rurasobanutse cyane. Turasaba byihutirwa cyane kandi bigenzuwe neza ko izi ngabo z'abanyamahanga zigomba kuva ku butaka bwacu ko zitatumiwe. Ikindi kandi bahagarike ubufasha bwose bwa politike, bwa gisirikari, ubw'imari n'ibikoresho by'intwaro bihabwa inyeshyamba, musenye inzego zose zibangayikanye n'iza leta kugira tugore ububasha burundu bw'igihugu, kimwe no gusubizwaho k'umutekano ndetse n'ituze ku baturage bacu bava mu byabo. Tuzakomeza kurengera igice cy'ubutaka bw'igihugu cyacu, kurinda abaturage bacu no gukora dushyigikira uburenganzira bwa repubulika. Dushyigikira uburenganzira bw'igihugu cyacu, inzego zacu, ku ngabo zacu, polisi ndetse n'abarwanira igihugu, abazalendo barengera igihugu cyacu. Abo bose nemeje ko bafite impamvu ifatika yo kurwana. Ubutwari bwabo n'igitambo cyabo gifite ibisobanuro bikomeye cyane ku rugamba rwo kurengera ubutegetsi bw'igihugu cyacu. Benshi baguye ku kibuga cy'urugamba, abandi barakomeretse, turabibuka cyane. Kandi kuri bose, abo bose igihugu kiragaragaza gushima kwacyo kutagira iherezo. Bavandimwe banjye nkunda, kuva nashyirwa mu mwanya w'umuyobozi mukuru, nahisemo gushimangira amategeko agomba kugarukana ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imibanire myiza mu karere. Nashyize imbere diplomasi, nta na rimwe nigeze mvuga ko ubusugire bw'ubutaka bwacu cyangwa se ubusugire bw'ubuhangange bwacu bugomba kwibasirwa. Gahunda zatangijwe Washington ndetse na Doha n'ingamba zakozwe munsi y'ubuyobozi bw'ubumwe bwa Afurika ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari, SADC, umuryango w'ibihugu by'Uburayi, umuryango w'abibumbye, bose bahamya neza cyane ko iki kibazo kigomba kurangira. Inzira ya Washington ihamagarira ko aya makimbirane hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda arangira hashingiwe ukuba ubusugire bw'ubutaka bwa leta. Gahunda ya Doha iyo yibanda cyane cyane ku guhagarika imirwano hagati ya FC23 n'uburenganzira bwo kubona ubufasha bw'ikiremwamuntu n'uburyo ibisabwa bigomba kugezwa mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ubuhuza bwabo n'itsinda ry'abafasha bagenzura uko ubufatanye bw'iyi miryango yo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakorana. Izi nzira ni ingenzi cyane kuko zihuza ibintu n'ibyo twiyemeje kandi bigatuma bishyirwa mu bikorwa. Ariko
ibyo byose bigomba kwitabwaho kugira ngo igihugu cyacu kibone ituze ku buryo bwuzuye. Notre détermination à défendre vie avec constance et leurs engagements zigomba gukurikiranwa n'amategeko, guhuza ibintu n'ibyo twiyemeje byashyizwe ngo bishyirwe mu bikorwa byuzuye. Ariko ndushobora gukemura ibibazo bwabyo byonyine bititawe ku gihugu cyacu cyangwa se igihugu cyacu kitabyitayeho. Duhanganye n'ibibazo bituruka hanze, umutekano ushingiye imbere ku cyemezo cyo kurengera igihugu cyacu, ku mbaraga z'inzego zacu ndetse no ku kamaro ka diplomasi yacu. Ibyo bigomba kumvwa. peut être renforcée par l'encadrement Bishobora gukomezwa n'ubwitange bukomeye bw'abafatanyabikorwa bacu ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo umuntu agire icyo akora, uburyo bw'imikorere bukora ku rwego mpuzamahanga n'ibindi. Ariko ubumwe bwacu bw'imbere bushingiye mbere na mbere kuri twe. le fond de Dukomeje kuba ishingiro ryizewe cyane ry'ubusugire bwacu n'ibyiza kurusha ibindi, garanti ejo hazaza umutekano wacu. les processus de Washington Inzira ya Washington na Doha soutenir nos ishobora gushyigikira imbaraga zacu mu rwego rwo gushyigikira umubano hagati yacu ndetse n'amahanga, n'ihagarikwa no gushyira imbere amasezerano twiyemeje mu kuzana amahoro. Ariko nta masezerano ya diplomasi ashobora gusobanura mu mwanya w'abanyekongo repubulika twe twifuza kubaka, cyangwa se kugira ngo twunge imiryango yacu mu buryo burambye tutabigizemo uruhare rusesuye twe ubwacu. les avancées obtenues Intambwe igerwaho ku bijyanye n'umubano mu buryo bwa diplomasi ntuzatanga umusaruro s'appuient mu gihe amahoro arambye adashingiye ku bumwe bw'igihugu no ku gusana inzego za leta imbere. c'est pourquoi Kubw'iyo mpamvu, avoir consulté les institutions nyuma yo kugisha inama inzego za repubulika, imbaraga za politike n'imibereho myiza, amadini, abayobozi bo mu nzego za leta, mu buryo bwa siyansi, abantu benshi bakomeye mu gihugu cyacu, kimwe na bamwe muri bene data cyangwa se abavandimwe bacu bo mu karere, tugomba gufata icyemezo cyo gutumiza ikiganiro cy'igihugu giharanira amahoro, ubumwe n'ubwiyunge ku ishingwa rishya rya leta. dialogue est une initiative Ikiganiro ni igikorwa gitegurwa n'ubutegetsi bw'ikirenga, bikozwe n'abanyekongo kandi bigenewe abanyekongo. sur le territoire Bikaba bigomba kwita cyane cyane ku butaka bw'igihugu cyacu, exclusivement twibanze gusa ku nyungu z'igihugu cyacu. il réunira les filles Iyi nama turi gutegura izahuza abakobwa n'abahungu b'igihugu cyacu nos personnes kigendera ku itegeko rikomeye, kandi ibice byacu n'intego zacu défendre la nibyo bigomba kuba biri imbere mu kurinda leta yacu, gushimangira amahoro, kubungabunga ubumwe bw'igihugu ndetse no kurinda inyungu zacu z'ingamba. il ne constituera ni Ntabwo bizaba ari ibiganiro ses supplétifs by'uwaduteye cyangwa se abafasha baduteye, cyangwa se uburyo kuzenguruka bwo kubaza ibibazo guhitamo kw'abantu ku giti cyabo byagaragajwe mu dusanduku tw'amatora mu mwaka 2023. conduire à la Ni ibishobora ahubwo gutuma habaho guhagarika inzego z'ubuyobozi bwacu ngo zikore neza kurushaho. notre pays ainsi que certains Abantu batandukanye mu gihugu cyacu ndetse no mu karere muri rusange, njye nafashe icyemezo cyo gutumiza ikiganiro cy'igihugu giharanira amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, ishingwa rishya rya leta. ce dialogue est une Ikiganiro ni igikorwa gitegurwa n'ubutegetsi bw'ikirenga bw'igihugu, gikozwe n'abanyekongo kandi kigenewe abanyekongo. conduite sur le Kizaba kiyoboye cyane cyane ku kwita ku butaka bwacu, mu by'ibanze cyane cyane ariko ku nyungu z'igihugu cyacu ku rwego rudasanzwe. il réunira les filles Kizahuza abakobwa n'abahungu b'igihugu cyacu d'un impératif qui dépasse bagendera ku itegeko rikomeye rigenga abantu ku bice byacu ndetse n'intego zacu, défendre la République ari izo ntego zo kurinda igihugu, gushimangira amahoro ndetse no kubungabunga ubumwe bw'igihugu no kurinda inyungu zacu z'ingamba. il ne constituera Ntabwo ikiganiro kizaba ari ikiganiro ses supplétifs tuzajyana n'uwaduteye cyangwa se uwumufasha, cyangwa uburyo bwo kuzenguruka bwo kubaza ibibazo mu guhitamo kw'abantu ku giti cyabo byagaragajwe mu dusanduku tw'amatora mu mwaka 2023. saurait davantage Ntibyashoboraga gutuma kandi habaho guhagarika inzego z'ubuyobozi za repubulika zizakomeza gukora mu buryo bwazo ku burenganzira bwabo bwose kugeza ku itegeko nshinga rizaba ryemeje. dialogue est clair Intego y'iki kiganiro irasobanutse neza kugira ngo abaturage ba Kongo batazongera gusubizwa mu myigaragambyo mais d'en traiter enfin bitewe n'ibibazo tuzaba twamaze gukemura.
kugira ngo amaherezo tuzakoresha imbaraga zacu mu buryo bwo kubaka. Kugira ngo tubigereho tugomba guhagarika gusuzuma hazaza repubulika binyuze mu gice cyonyine cy'inyuma kigaragara, ahubwo tugazana ngo ingengabitekerezo kandi ifite umuryango akamaro. Inyungu nyinshi z'igihugu zigomba gutsinda ibindi byose. Repubulika iratubanjirije, iraturuta kandi izaturusha n'igihe cyo kubaho. Ubumwe bw'igihugu duharanira ni icyizere kidahangurwa, kitemera itandukaniro cyangwa se kwihakana demokarasi. Ishingiye ku kubaha itandukaniro n'ubwisanzure bwo kuganira no gupima ubushobozi bwacu bwo kwirwanaho mu mishinga itandukanye, nta kugambana repubulika, ndetse no kubaho mu buryo bwuzuye isano n'umuco, indimi, intara cyangwa se politike. Nta na kimwe muri ibyo ngibyo bigomba gushyirwaho kugira ngo bivaneho ubumwe bwacu bw'abanyekongo. Kuko niba demokarasi itwemerera kuturwanya, igihugu cyacu kizatubaza ibyo tubamo ducikamo ibice. Inshuti zacu rero, ikiganiro cy'igihugu kizaba gitandukanye mbere na mbere binyuze mu mizi y'ibiri ku butaka. Ntabwo bizatangira Kinshasa, ahubwo bizatangira mu mutima w'intara zacu 23 z'igihugu cyacu n'uturere tw'imiryango yacu. Mbere mu nama mu gihugu hazabaho inama za politike n'ubuhanga zizaba ziri gutegura ibiganiro muri buri ntara. Inama z'ibanze zizahuza uturere tw'intara n'abaturage batwo, inzego z'ibanze, abagize inteko ishinga amategeko, abaturage n'abasenateri batowe bo muri izo ntara, abahagarariye inzego n'akarere, ndetse n'abaturage ubwabo, amashyaka ya politike n'amatsinda mu matavuga rumwe n'ubutegetsi benshi, societe civile, abayobozi b'amadini, abayobozi gakondo, ndetse n'abanyamwuga mu bukungu, kaminuza, ndetse n'abahanga mu bya siyansi. Buri ntara izashyiraho uburyo bwuzuye bwo gusuzuma ikibazo, impamvu zitera umutekano muke, amakimbirane ku butaka bwacu, amakimbirane gakondo, intege nke z'abaturage, busumbane mu buyobozi, inzitizi ku iterambere n'iterambere ry'amavugurura agaragazwa ko ari ngombwa. Inama izakorwa kandi ikubiyemo ibigo na serivisi bya leta, amasosiyete ndetse n'inzego za leta, imiryango y'abagore n'urubyiruko, abakozi, abantu ababana n'ubumuga, n'abandi bantu batishoboye, barwiyemezamirimo, abahinzi, abarimu, abashakashatsi, abahanzi, abahanga mu by'ubuzima, abafite bari mu bukungu, kimwe n'abaturuka mu mahanga. Buri kigo kizagira inama ikomeye cyane kandi hashingiye ku byifuzo biri gutangwa muri iyo nama. Imisanzu yose izaba ishyizwe hamwe mu nyandiko y'inshamake. Igihugu kizaba ari cyo kigomba gushingira ku byifuzo bizaba byatanzwe na benshi muri izi nama zaba zihuje igihugu. Bityo inama ya Kinshasa ntabwo izaba ari ikiganiro ariho kizatangirira, ahubwo izaba ari intunduro y'ibiganiro byatangiye mu gihugu hose. Abaturage ba Kongo ntibazahamagarirwa gushyigikira imyanzuro y'imishyikirano yakozwe badahari, ahubwo nibo bazaba isoko y'iyo myanzuro. Bazagaragaza ubwenge n'ukuri, kandi buri gahunda yose bazashyira imbere izandikwa. Inama y'igihugu izahuza intumwa zigaragaza ubudasa muri politiki, inzego, imibereho myiza, uturere ndetse n'umuco by'igihugu cyacu. Iki kiganiro ntabwo kizaba icy'ingenzi ku muntu uwo ari we wese, ishyaka, nta kigo, nta dini iryo ari ryo ryose, cyangwa se umuntu ku buryo bwe cyangwa se mu buryo bwa politiki, ahubwo izaba ari ubwisanzure bwo kuvuga buhambaye mu buryo bwo kugaragaza ibitekerezo ku muntu, kubahiriza itegeko nshinga, ku mategeko ya repubulika n'inyungu z'igihugu muri rusange. Iryo ni ryo tandukaniro ry'ibyo biganiro, itandukaniro mu buryo gushimangira ndetse n'uburyo ibiganiro biteguwemo. Ariko ubwisanzure ntabwo bivuze ko ari kimwe muri ibyo bizazana gusibanganya amahame cyangwa se urujijo rw'inshingano. Oya, nta muntu n'umwe ugomba kwangirwa gutanga ibitekerezo bye, ibyo anenga, iby'ishyaka rye rinenga, aho akomoka, ururimi rwe, ubwoko bwe, idini rye. Ibyo ntibigomba kuzitabwaho,
ariko nta muntu ushobora kuvuga ko yicaye ku meza y'igihugu mu gihe afata intwaro ngo aje kuturwanya. Nta ntwaro igomba kumvikana ku butaka bwacu. Ku bw'ibyo nta muntu ufite intwaro ugomba kwemererwa kuganira. Nta nzitizi ya gisirikare, nta nsinzi ya gisirikare ishobora kugira imihindukire myiza ya politike. Nta mutwe w'ingabo uzashobora guhamagarira ubwisanzure bugomba gushyirwaho ku ngufu. Ibyo atabonye binyuze mu bundi buryo bwa demokarasi ntabyo azabona. Ku bw'izo rero ntabwo tuzashobora kwitabira ibiganiro nk'ibice bigize politike. Abari mu ifungurwa ry'ibikorwa, kurwana hakoreshejwe uburyo bumwe, hakoreshejwe intwaro, iby'iteko nshinga ryacu ritemera, abafashe uduce tw'ubutaka bw'igihugu cyacu, abayobora mu buryo banganyikanye n'ubutegetsi bwa leta, cyangwa se abakozi bakora mu kazi k'igihugu mu buryo butemewe bafashijwe na leta y'u Rwanda, ntabwo bakeneye muri bino biganiro. Iri tegeko ntabwo rigizwe no kwirukanwa hashingiwe ku bantu, oya, ibitekerezo cyangwa se ubufatanye. Bigaragaza ko ahubwo igihugu kitemera ibijyanye n'abari mu ntambara barwanya repubulika, inzego zayo n'abaturage bayo, mu gihe bavuga ko uburenganzira ngo bujyanye n'ubuzima muri demokarasi aribyo baharanira. Gahunda ya Doha ikomeje kuba urufatiro, ikwiriye kuvura hakoreshejwe cyangwa se igomba gukemura ibibazo bya F23, ibibazo bijyanye n'agarikwa ry'imirwano ndetse no gushyira intwaro hasi, gushyira intwaro hasi no gushyira mu buzima busanzwe, ndetse yewe no kurangiza amakimbirane. Nibyo byonyine bishobora kuduhuza. Ibiganiro by'igihugu ntibizasimbura iyi gahunda rwose. Ntabwo bizaba inzira ihuza umuntu ukoresha intwaro n'udakoresha intwaro ngo ushaka demokarasi. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Inzira yo gusubiza mu buzima busanzwe igenwa n'umuryango w'igihugu izakomeza kuba ifunguye ku bantu ku giti cyabo bazanga gukomeza gukoresha intwaro, bakaza kwiyemeza gukorana n'igihugu cyacu bagahagarika urugomo. Ibyo rero ubugome bukorerwa igihugu cyacu n'ababukora turabwamaganya. Kwitaho ku bikomeje gukorwa mu buryo bwo kwamburwa intwaro, gusezera abasirikari, gusubira mu buzima busanzwe, ndetse kugarura ituze ry'abaturage hashingiwe ku gikorwa cya PDRSS, ndetse no mu bikoresho by'ubutabera n'ubwiyunge. Iyo nzira yonyine irakenewe, ariko mwitonde, amahoro ntashobora gusobanura ukudahana. Ibyaha by'intambara, ibyaha bikorerwa inyokomuntu, ibikorwa bya jenoside n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikomeje, n'ibindi byaha bidashobora kwihanganirwa, ntishobora gusibwa n'imbabazi cyangwa ngo bihabwe umudendezo ngo bitewe n'ubwumvikane bwa politiki. Ntituzubaka kwiyunga binyuze mu kwibagirwa. Ntituzemera ko habaho ukwihorera, urwango cyangwa se ubwoba bizagena ejo hazaza. Oya, inshingano zacu zizaba ari ugufata ibisabwa bitandukanye, gufungura inzira y'amahoro kuri abo ndetse bari gukora urugomo, ariko no kwemeza ubutabera kuri abo bahohotewe. Bavandimwe banjye nkunda, kugira ngo iki gikorwa kidakomeza kuba imvugo yoroshye igaragaza umugambi umwe, nzayifata mu minsi mike iri imbere mu nshingano zanjye. Nzategura ko bino biganiro biba ibiganiro bigera ku mahoro, ubwumvikane bw'igihugu no kuvugurura ishingwa rya leta. Iyi komite izaba ifite inshingano zo kugenzura imyiteguro y'iyi nama ndetse n'ibikoresho bizakoreshwa, ndetse no kugira ngo harebwe ko ibisabwa bya ngombwa kugira ngo inama zibe bihari. Nyuma y'iki gikorwa nzashyikiriza raporo y'ibanze itanga imyanzuro y'ibisabwa byose muri iyi nama. Hashingiwe kuri iyo raporo nzasinya irindi tegeko ritumiza ibiganiro ku rwego rw'igihugu. Noneho bityo iri tegeko rizashyiraho amahame y'abayobozi, intambwe z'ingenzi, inzira zo guhagararira kimwe n'uburyo bwo gukurikirana no gushyira mu bikorwa iyi myanzuro yose. Tuzanashyiraho komisiyo n'ishami rishinzwe gutegura no gushushanya inzira, gutanga igitekerezo, gahunda y'ibikorwa
no kuyobora inama ya tekinike ndetse na politiki. Ces membres seront choisis pour leur compétence. Abanyamuryango bazatoranywa kubera ubuhanga, ubunyangamugayo bwabo, ubwisanzure bwabo mu bitekerezo n'ibyo biyemeje ku nyungu z'igihugu. Les confessions religieuses y seront Amadini azaba hari ahagarariwe kandi bazatanga umusanzu wabo binyuze mu bubasha mu by'umuco, ubunararibonye bwabo n'ibyo kwegera abaturage bo mu gace bakoreramo, kubaka icyizere no guteza imbere ubwumvikane. les autres organes du dialogue. Izindi nzego zose zagira uruhare muri iki kiganiro harimo inteko ishinga amategeko ndetse n'inshingano zabo, ndetse nabo ubwabo bazazikoresha kugira ngo bakurikirane iby'iyi nama. S'ouvrira par Igikorwa kizatangirana n'inama zo mu ntara muzibuke, bizakomeza n'urukurikirane rw'ibiganiro bizabera i Kinshasa, car un dialogue congolais kubera ko ikiganiro cya Kongo cyagenewe ahazaza ha Kongo hagomba kuba ari muri Kongo kandi bigenewe abanyekongo. l'ensemble du processus sera limité à Igikorwa cyose kizagarukira ku gihe ntarengwa cy'amezi 3. inclusif Bizakenera kuba bifite uruhare ruhagije kugira ngo habeho ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, abantu benshi kandi bakaba abahagarariye abandi, mu gihe tuzakomeza gukurikirana neza ibyavuye mu biganiro. Amayeri yose yo gutinza no kugabanya ibihe by'ibiganiro bigomba kuzirindwa. Inama igomba gutuma habaho kandi yubahirizwa ry'amasezerano y'igihugu agamije amahoro, ubufatanye no kongera kubaka leta. Ce pacte ne sera pas une Aya masezerano ntabwo azaba ari itangazo ry'ihame ritagira ahazaza, répartie ahubwo ibi byavumbuwe bizakwirakwizwa kandi bishyirwe mu bikorwa hakurikijwe ububasha bushingiye ku itegeko nshinga. ainsi les engagements Bityo rero relevant du président de la République imihigo ijyanye na perezida wa repubulika bizamuha icyerekezo cyo gufata ibyemezo hashingiye ku byaganiriweho. Abazaba ari munsi y'ubutegetsi bwa leta bazaba biyemeje gushyira mu bikorwa ibizaba byaganiriweho. Amavugurura ajyanye n'inteko ishinga amategeko, ibyo byose tuzaganiraho bizoherezwa izi nteko ishinga amategeko kugira ngo babyemejwe hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga. Muri hamwe ishyirwa mu bikorwa rya politike izagaragaza kuri buri masezerano ikigo gifite inshingano, ingengabihe, ishyirwa mu bikorwa biteganijwe ndetse n'umusaruro wabyo. national de suivi Uburyo bwo kugenzura ku rwego rw'igihugu buzaba raporo izashyirwaho kandi igakorwa ku buryo buhamye. congolaise et chaque Buri mukongomani n'umukongomanikazi wese agomba kuba ashoboye kumenya ibyo twiyemeje bizashyirwa mu bikorwa, qui reste à accomplir et les difficultés ndetse akamenya ibyakozwe, ibisigaje gukorwa ndetse n'igihe bizakorwa. que nous reconstruirons. Ni mu mucyo tuzakorera, tuzongera kubaka icyizere. Ni mu gushyira mu bikorwa ibyo dukora bitandukanye bizagaragarizwa muri kino kiganiro. Je compte également sur Nanone ndizera ko ubwitange bw'inzego zigenga, umuryango, sosiyete sivile ndetse n'abandi bose muri rusange bazahamya imibereho myiza y'igihugu. Muri iki gihe gikomeye la population sera guhuza abaturage bizaba ngombwa kugira ngo habeho guturisha ibintu, ubwo bwumvikane bw'imiryango n'ishyirwa mu bikorwa ry'ubumwe bw'igihugu. à notre invitation les partenaires Ku internationaux butumire bwacu abafatanyabikorwa mpuzamahanga bazashobora guherekeza ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo notamment ikenewe cyane cyane mu nzira z'amahoro, gusana ubutabera ndetse n'icyubahiro cya Kongo no kuvugurura urwego rw'umutekano n'iterambere. dans le strict Kandi ibi biri mu kubaha cyane cyane ubusugire bw'ubutegetsi bwacu n'amahitamo y'abanyekongo ubwabo. mes très chers compatriotes. Bavandimwe banjye nkunda, Un dialogue sincère et ikiganiro kivuye ku mutima gisaba à cet effet ikirere gihagije nk'icya politiki. instruction au gouvernement Kugira ngo ibyo bigerweho, ndategeka guverinoma des institutions kigomba kwitabira inama z'inzego zibirebwa nabyo kubahiriza byimazeyo amategeko agenga et la itandukana ry'ububasha, kwitegura ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba za politike no gutanga ukwisanzura kwa politike. Dukurikije amategeko ariho ubu ngubu, izi ngamba zigomba kubungabunga ubwigenge bw'ubucamanza, bigashimangira uburenganzira bw'abahohotewe kandi bigafatwa nk'iby'ingenzi ku bisabwa ku mutekano w'igihugu mu gihe cyo guteza imbere impaka zituje muri buri muntu uzashobora kwirwanaho cyangwa se kugaragaza ibitekerezo bye, nta kuzihanganira ushobora kumwibasira. Oya, mu mwuka w'inshingano n'ubumwe bw'igihugu ibi ngibi bizakorwa. Muri iki gikorwa njyewe ubwanjye nzagenzura uko bizashyirwa mu bikorwa mu buryo buhamye hashingiwe ku mategeko ya Repubulika
n'ibisabwa kugira ngo amahoro y'abaturage aba ahamye, ndetse n'umutekano n'icyizere bikenewe kugira ngo habe uburyo buhamye bw'abantu bacu bavuga ibibarimo. Amateka ya vuba aha ngaha yatumye tubona impamvu y'ingenzi cyane zitandukanye zo gutuma tuba iruhande rw'abantu bacu. Ndasaba kandi abakora biyemeje kandi bafite inshingano zinyuranye mu gihugu, ariko uyu munsi ndifuza kongera kugenzura byose. Igihe cyageze cyo kongera guhura nk'abagize repubulika, kongera kubyutsa uburyo bwuzuye bw'umuryango wacu. Hanyuma numiye buri wese mu banyapolitiki, imibereho myiza, abanyamadini cyangwa se umuryango, muzadufashe guhumuriza abantu ko igihugu cyiteze ikintu kuri mwebwe. Mureke ijwi ryanyu, imvugo yanyu irwanya imvugo y'urwango, ubunyacyaha, urugomo, ahubwo no gutuma abantu bava mu byabo. Dushyire imbere inyungu za repubulika ndetse n'inyungu z'abantu bacu, apana iz'abanyapolitiki. Bagore bagabo banyekongo, inshuti zanjye, igihe cyo kwihagararaho cyararangiye. Ntago tugomba gukomeza. Igihe cy'amakimbirane cyarashize. Nta terambere twageraho dufite amakimbirane. Igihe kirageze cyo kugarura ubumwe kugira ngo dukore. Uretse ibibazo biriho ubu ngubu, uburyo turimo gukora buraduhamagarira guhitamo ihitamo ryiza. Ese turashaka gusigira urubyiruko rwacu repubulika ameze ite? Repubulika ishobora guhuza ibibazo bikomeye idafite ubushobozi, repubulika idashobora kurinda abaturage mu buryo burambye. Ese turashaka kubasigira ibuhe butaka? Ni ubutaka budafite ubutegetsi buhamye, cyangwa se budagenzura intara zose n'imidugudu yose kugera ku mipaka? Ese twifuza demokarasi aho buri wese habaho irushanwa ry'abanyapolitike ribangamira ubwumvikane bw'igihugu, aho repubulika itumvikana bikarutuma hataboneka ubwisanzure bw'igihugu nk'amahoro ya leta ahari? Ese amaherezo twifuza kubageza ku bukungu bumeze bute? Ubukungu twifuza ibituruka mu mahanga gusa, cyangwa n'ubukungu buhindutse butuma tubona akazi, ihanga ry'imirimo, kuvanaho ubusumbane ndetse no kuzana imibereho myiza? Tugomba kubaka repubulika aho nta muntu n'umwe uzaba hejwe kugera ku iterambere, aho isa n'iri hagati y'ubwoko, intara cyangwa se inkomoko. Iryo tandukanye ritagomba kwibandwaho, ahubwo ubutabera buzaba bushimangiye, bushinze imizi, aho amaherezo ubudasa bwacu buzazana ubumwe ndetse bukaba igikoresho gikomeye cy'ubutunzi kandi no gushyira mu bikorwa ubumwe bw'igihugu. Turashaka repubulika yunze ubumwe kandi ifite uburyo bukomeye cyane bwo kuba umutima koko wa Afurika, uruhare rwayo mu mateka ndetse n'imiterere yayo n'abantu bayo bikaba inkomoko y'ubukire. Urubyiruko rw'abanyekongo, ndashaka kuvuga nti iki kiganiro ntikireba gusa igihugu uko kimeze uyu munsi, ahubwo ni ururimi rwa leta kuri ejo hazaza. Ntimureke ngo hagire umuntu ufata icyemezo ku hazaza hanyu mutabigizemo uruhare. Mufate umwanya wanyu ukwiriye muri ibi ngibi, muzane ibitekerezo byanyu, ibyo mushaka, ibyo mwumva bigomba kugerwaho kugira ngo haboneke impinduka. Mwanga amagambo y'urwango ahindura umwirondoro wanyu ndetse n'inkomoko yanyu. Mureke repubulika izana ubwenge bukomeye, imbaraga zanyu zibonekemo n'ubutwari bwanyu. Ku bayobozi ba politike ndasaba neza ku rwego rugomba kwitabwaho. Ibiganiro ntibikwiriye kuba isoko cyangwa se igikoresho cya politike cyo guhindura imiterere y'abantu ku giti cyabo cyangwa se urubuga rwo gukemura ibibazo byo muri politike, ahubwo rugomba kuba gusa inzira y'amahoro, ubumwe bw'igihugu ndetse n'ibitekerezo by'abenegihugu. Ku bihugu n'imiryango bifitanye isano harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Umuryango w'Ubumwe bw'Afurika, Umuryango w'Ubumwe bw'I Burayi ndetse n'abitabira bazakenera inkunga ikomeye kandi ihoraho nk'uko natwe tuyikeneye. Bagomba kugira uruhare mu gutuma ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwacu
bwa Kongo kandi ingabo za abarwanyi b'23 bagashyira intwaro hasi, hanyuma tugeze tubona ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya Washington na Doha. Uruhande rwanjye ibi ndabivuga mvuga ni mutwemeze ko mushyigikiye ubwigenge bw'igihugu cyacu nk'uko byabonetse mu biganiro. Nzakora ibishoboka byose kugira ngo ibizafashwe byose bizashyirwa mu bikorwa kandi mu buryo bwuzuye. Nzagenzura ko iyi myanzuro itazaba imibare ya politiki, ntabwo bitazaba biyibagiranye, ahubwo bizakenera guhindurwa mwo icyemezo, ivugurura, ndetse abaturage bacu bagatuza. Twarazwe igihugu kinini gifite imimerere iriho ubu ngubu, ntabwo twahisemo umurage w'amatati ndetse n'ibibazo. Nitwe tugomba rero guhindura imibabaro y'ejo hashize nk'ishingiro ry'ejo hazaza hakeye hameze neza h'igihugu cyacu. Twongere twubake igihugu gihamye, igihugu cyunze ubumwe, ndetse repubulika yigenga ifite ububasha bwuzuye. Ni muri ubu mwuka rero ntangaza ko dutangije ku mugaragaro gahunda y'ibiganiro by'igihugu ku mahoro, ufatanye no kongera kubaka leta. Reka ubumwe bw'igihugu ukomeze kubaho, reka Imana ihe umugisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abantu bayo. Ndabashimiye.